reka nguhe nk'urugero nko kuri yago aba yarahereye mbere akavuga ibintu nkagenda mbyihorera mvuga nkarenzaho ariko hari ibintu nyine avuga ukavuga nanjye nicaye ngo nkiriyaringa izina ryanjye either abantu hari igihe bazagira ngo ibyo avuga ni ukuri kubera yuko umuntu ngo yacecetse wenda wowe ukabyita ngo uri gushaka amahoro uri ku binungane ariko biri kukwangiza birimo birangiza biri kwangiza izina ryawe biri kwangiza akazi reputation kawe yanjye biri kwangiza reputation yawe ikindi nawe ubwawe nta mpamvu ihari hano yo kugira ngo witangire abantu ngo ubashimishe ngo wowe urara ubabaye urara ufite agahinda ngo uri kunezeza abantu no Yeah. Ibi bintu reka DJ nawe avuge DJ ngaho mbabare uvuge urakoze Bella wanjye thank you my admin thank you DJ urakoze ntabwo bishoboka DJ ngaho dufunga ntabwo nongera kuvuga subira inyuma DJ njyewe nta kintu mfite cyo kuvuga nari ndimo ndabaza niba ari byo bindi bya last year byongeye kugaruka titimagine DJ reka mbigusobanurire sibyo bya bindi byabaye last year ngaceceka murabizi ko muri abantu bantujije umurambwe ati nceceka Imana izarwana ibaze ko ari byo ngibyo umudamu bahagurutse gukora live babigarukaho Mana yanjye gusa nyine ikintu kimwe cyo nzi nuko iyo umuntu acecetse guceceka ni byiza kuko nanjye hari igihe nakunda gusubiza abantu nyine bari kumvugaho rimwe na rimwe kuko mbanzi ko wenda bari kuvuga ibintu bitari byo ariko nanone hari igihe ukomeza guceceka cyane abantu bikagera ngo bakibaza ko ibyo bari kuvuga noneho ari ukuri kubera ko na opinion yawe watanze na version yawe watanze nta kintu nyine wigeze ubivugaho ushobora kutabivugaho wenda nabi usubizana inabi wenda utukana se apana ariko kuri wowe wenda ndi kuvuga nko kuri ngewe ariko ugasobanura nanjye hari ibintu byinshi bararetse mvuga ngo wenda ntabwo nzabivugaho ariko nyine hariho nibiza nyine ukumva nyine wabisobanura udashize isoni udakoze icyo ariko ugasobanura ariko niba ari ibya last year rwose wagombaga kubivugaho ugakiliyaringa izina ryawe and the end of the day hariho nyine abantu baba bavuga ati Akimu ni umu escrow ariko kubera yuko utigeze ubivugaho kubera yuko wenda se wakira abantu benshi batandukanye kandi wenda kuri no mihanda baba bagaragara nk'abadashobotse wenda umuntu akavuga ati Akimu ibintu bamuvugaho ni ukuri ariko kubera ko atigeze abivugaho kuko atigeze abivugaho yego kuko utigeze ubivugaho nyine umuntu akaba hari umuntu nyine ukuvugaho ibintu ugaceceka yabona waracecetse akavuga ati aha mbonye umuntu nzaza nigirizaho nkana akongera akabigarura ibyo bintu rero nyine iyo utabisobanuyeho hari abantu benshi biyobya hari abantu bigwisha hari abantu nyine bagendera mu kigare ko bigwisha ugasanga umuntu araje nk'uyu gashumba ntabwanzi ugasanga wa mumama twagiranye ikibazo yabaye inshuti yiwe ahise amwandikira ngo uriya ni umurozi none se samwishe ku mutwe kuko njyewe sinigeze muvugaho sinigeze clearinga izina ryanjye sinigeze mbivugaho n'umunsi n'umwe uyigete ni mushyashya umuntu umubwira ngo pastor wawe ukurikira uri moderator no mwescro no mujura arasambana nawe azagusambanya rimwe ugasanga uramwishe mu mutwe njyewe nekereza ko ibintu cyo koza wenda ikintu cyo nabonye njyewe ntago nkunda gukoresha Twitter X na Instagram na YouTube wenda TikTok yo niyo nyine mfa kuzaho nyine gutya wenda nko kuri live ntago nyine iriyo nkunda gukoresha cyane ariko ni abantu benshi usanga hano kuri TikTok bari kuvuga umuntu kandi abo bantu batarahura byereka ngo nk'urugero nk'uyu nguyu gashumba njyewe bigeze kunyoreza ibintu ari kumvugaho ntago tuziranye vraiment sindamubona in my life in my all life ntago ndamubonaho mbaye naranamubonyeho ntago nyine hari umuntu nyine uvuga ibintu nigeze kumusanga kuri live ubwa mbere njyewe nyine nikundira abantu bavugisha ukuri muhereza amagift undi munsi numva arimo aramvugaho ibintu simuzi ntago tuziranye ariko mba numva ibyo ngibyo nyine bitarankomerekeje kubera yuko mba numva ko nyine wenda we afite impamvu se ni showbiz ariko nyine we afite impamvu ziwe ariko hari undi muntu uza akavuga nk'ibintu reka nguhe nk'urugero nko kuri yago aba yarahereye mbere akavuga ibintu nkagenda mbyihorera mvuga nkarenzaho ariko hari ibintu nyine avuga ukavuga nanjye nicaye ngo nkiliyaringa izina ryanjye either abantu hari igihe bazagira ngo ibyo avuga ni ukuri
kubera yuko umuntu ngo yacecetse wenda wowe ukabyita ngo uri gushaka amahoro uri ku binungane ariko biri kukwangiza birimo birangiza biri kwangiza izina ryawe biri kwangiza akazi reputation kawe yanjye biri kwangiza reputation yawe ikindi nawe ubwawe nta mpamvu ihari hano yo kugira ngo witangire abantu ngo ubashimishe ngo wowe urara ubabaye urara ufite agahinda ngo uri kunezeza abantu no ariko nyine njyewe iyo numva ibintu bitageze ku mutima wanjye bitambabaje mba numva nta n'impamvu yo gusubiza uwo muntu kuko mba mbizi neza yuko umuntu wenda mutaziranye hari umuntu uza akakuvuga nabi Brian ni umuntu mubi ni urugero ariko uwo muntu kubera ko mutarahura akakomeza kubifata gutya ariko mwamara guhura none akakumenya akabona yuko wenda ibyo ngibyo bakuvuga wose si ukuri nyine ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ibi byo byari bikwiye nyine ko uvuga kugira ngo ukureho urujijo cyane cyane noneho nko ku mukozi w'Imana kumva umuntu wenda aza hano ejo kumva umuntu aramubwiye ati uriya mupasiteri ntago ari seriye ati dore mfite nimero yiwe turacata wenda agasigazamo cati iziwe akazisiba mu by'ukuri bica intege uwo muntu akavuga ati koko nibyo kandi wenda uwo muntu yanazanareba wenda na nimero yawe koko akabona niyo so ari igihe rero biba biri ngombwa yuko umuntu aza agakiriyaringa izina ryiwe umuntu iyo bari kwica reputation yiwe niwe byangiza noneho nko ku mukozi w'Imana nabo bagukurikira abantu 1300 gufatamo abantu 200 wenda byari bifite n'akamaro njye mpamvu atari byiza ikindi cya nyuma gukurikira umuntu nta muntu bashyiramo umugozi yewe nimba nje kuri live ya Pastor Kim cyangwa se nkajya kuri live ya Gashumba cyangwa se nkajya kuri live y'undi uwo ari we wese uri aha ngaha ni amahitamo yanjye ni uburenganzira bwanjye niba numva yuko nakeneye kumva ibyo avuga nda scrollinga nkajya ku bindi bintu niba numva ko nakeneye ubwo butumwa bwiwe abwira abandi ngenda bibona ukuntu abantu bavuga ijambo ry'Imana hano kuri TikTok mana yanjye abantu barabaharasi umuntu akaza niba utemera umuntu hari abandi bantu bamwemera na n'umuntu wemerwa n'abantu bose nimba utemera uyu muntu hari abandi bantu bamwemera niba udashaka ibintu byo hari abandi bantu babishaka ntabwo njye nibaza impamvu rero ugomba kujya kwangiriza umuntu ukamusanga na inbox ukajya kumuvugaho ibintu none se ubu ngubu ko kare nigeze kukubona uri kwerekana chat kandi iyo chat wari kwerekana ngira ngo niyo umwe mu bantu bavuga ko bakoherereje niba ari bakohereje ubwambu ariko wakitanguranwa kandi abizi neza yuko izo chat nyine zirahari anyway bakumva ko ubu nanjye Pastor ndabyukira Kim ku ni gacano umupasiteri bati ni pasiteri ntazigera avuga ibi n'ibi we tuzamukubitira mu rwibikiro never sindi Mamirusi never njyewe nk'urugero rundi uyu nguyu uno mu Mamirusi niba ari Mamirusi simuzi ariko namwumvishe bari kumuvuga none ngiye umuceceke di namwumvishe nyine ntabwo njye muzi urumva rero namwumvisha bari kumuvuga noneho rero kubera ko wenda njye nigeze nanamukurikira nshobora kuvuga ati uyu nawe ni umupasiteri reka nkamwangira ko numvisha abantu ariko wenda namara did ntaguciye mu ijambo umunsi umwe narajanga kuri live yanjye abantu 1000 ntabwo mwibuka mvuga kuri Mamirusi mvuga abantu bagenda kumwarabika ari umupasiteri uje aha ngaha yigisha ngo haleluya nambwa ati manuka ugenda gutuka umukozi w'Imana nabi kubera iki kubera ko nta bwami bubiri buterana ntabwo yanumye kumuvugira nuko naje ndabivuga njyewe niwo mutima wanje umeze gutyo abantu barazanga ati ngo nukivange mu ntambara z'abandi never impamvu nabivuze DJ ibi bintu hari abakobwa bari aha ngaha urabyumva bari batangiye kunyohereza amafoto bambaye ubusa kuko ibyo byagigi niko byatangiye ngo ni mistake ngo banyohereje ngo by mistake ndigucyo bivugisha ngo byabayeho by mistake noneho ndangije nza guscrollinga kuri YouTube nsanga ikiganiro bagiye kunyicarira batangiye kugarura bya bintu ari uyo mubyeyi witwa Gigi njye nkoresha imvugo nziza mwita umubyeyi si mwita umuntu sinshaka gukoresha imvugo gutuka umuntu uyo mubyeyi baricaye barimo kumvuga ngo mfite ngo akadudu niba afite akadudu Imana iguha umugisha nagize ngo ni ikisimba kiri muri njyewe ngiye gusobanuza barambwira ati ngo ufite ngo sex y'agace wagira ngo niba gashumba ari umushuti wiwe yazamuganirije
cyangwa akamubuza nyine ibyo bintu si byiza niba none wabasha maze kubona ibi bintu kumwisanta wamuvugiye. maze kubona ibi bintu none ahangaha ku ma live yanjye banyoreza ibyo bintu kuri kuko nta nimero zanjye bagifite urabyumva DJ kuko nakuyeho ikintu cyo kuvugana n'abantu bari online sibyo uwo tutabonaniye ahangaha azaze sange mu rusengero yego uwo tutabonaniye mu rusengero tuzasengana kuri Zoom. I know. You get what I'm speaking now? No, batangiye kunyereza amafoto bambaye ubusa. Niba batangiye kunyereza amafoto bambaye ubusa, nuko hari indi saga yari igiye kuza. Ngomba noneho kwita none mbwira wa mu mama wongeye guhaguruka ashaka kwigira umu advocate w'abakobwa. Ngo ababwira ngo mwirinde wa mupa njyewe ndi handsome, ndi umuhungu mwiza cyane. Can very classic one. Number 3 class. I'm a classic person. Kandi kipenzi cha watu. Kandi gikundo cy'abantu. Tari kubabwira ko ufite na mariage muri Spain. Mfite mariage muri Spain. Ako kantu ni sawa. Number Rolex 12,000 euros. No, dollars, sorry. This is a box of the watch number. Ntago ndi umutindi. This is a Rolex number y'amafaranga 12,000 by'amadolari. Nayigure n'umupapa naje kubwiriza mu Bwongereza. 12,000. This is Rolex. I wear that. Nuje ngo ni fake one. Bakoreka pastor. Bakoreka kazi. Iyo mpamvu nakwise Isaha number y'amafaranga make yani yingi ya Apple. Last version nayiguze 200 cy'amayero 1200 niguriwe na mami wanje hanga uri mu Rwanda. So bivuga ngo don't stop it. I'm a classic man. Shaka kugura umugore namugura ku mafaranga ntabwo najya gukoresha amasengesho. Shaka gukora icyaha najya kugura umuntu ku mafaranga. Mfite umukobwa dukundana mwiza cyane. Vangu haleluya cyane. I know. Very classic one. Yo ndamuzi pe ni mwiza. Kasa ndamuzi. Ni mwiza. Iyo atambutse nanjye ndavuga ati ngo mana warampaye. Ni mwiza pe. Ufite amafaranga ye vuga ngo amen. Amen. Uraho ngaho uri umutindi uri gusa niba ko kuri umuntu w'umugabo ngwino kandeho Lion ahangaha. Dukande Lion tuzikorere kuri DJ Brian cyangwa se Mami Rusi. Dukande Lion unanirwa araba umugabo. So murakoze cyane. Ntabwo nzabeshira izina ry'Uwiteka kubera igitsina cy'iminota 2. Never. Kandi Imana izabindinde n'izina rya Yesu. Ndi umusore mwiza umupapa mwiza abantu banyizereramo nimujye kunyangisha abantu. Naitwa Prophet Hakim kipenzi kya watu. Pastor wanjye bamwita Pastor Chris Oya Kilome. Mentor wanjye bamwita Apostle Grace Ruwega n'aba pastor bihagazeho badahagaze mu nzara. Mfite witwa General Kandem. Ntabwo mfite abapasiteri b'inzara babandi bandi bahoranga kuri TikTok. Ngo Imana mbonye imikororombya, mbonye mugura amashu, nje sinjya manura amashu. N'izina rya Yesu. Mana yanjye. Nica DJ Brian twabonanye ahangaha mu Bubiligi. Ndamubwira ati mukobwa mwiza visa yawe ya Canada iraje kandi igiye kuzana undi mugisha ukomeye. Amina. Nibwira DJ Brian amubwira ati ngiye kuzaguhamagara mfata abana bawe 3 cyangwa 4 bandeba ari ngiye uzajya uguha support zabo. Hari byo wansabye DJ Brian? Oya. Nuko nabonye ko hari cyo ufite uri gukorera societe. Ariko kaza ngo reka nanura murozi niwe murozi kandi umukene wese n'umurozi. Umuntu wese ukennye agira ibigambo binuka. Ariko se kubera iki abantu erega narindi kubwira nta tegeko riri hano ryo gukurikira umuntu iyo aje akabona live akumva nabyishimiye nabishaka arascrolling akagenda gukurikirana ibintu. Reka nivugire ni defile birangire warayurira ubona ndarandira ntarya ntatuye ntameze neza meze nabi byagenze ibyo bintu bibi. Reka nivugire niruhukire
noneho nze gusenyera abantu nuzuye amavuta y'ibigambo yarangiye uyu mudamu amenye Gashumba wazahuje Gigi na Pastor imbabazi zikabaho Godfather akanamusengera yarabishatse umva gatoya bikarangira. Godfather oya yarabishatse none sinshaka nubwo guhura nawe narinzi ikintu ntabwo narinzi ikintu Gashu bapfa naramwihoreye Gashu ubwo nyine niba ariko yabifashe azamureke none se ngewe ko nakoshereje Pastor Kim mwajya mu cyumba nkumva nshaka kuboroga ubwo nawe afite ibizamubaho buriya nawe azaboroga nibwo umva azaza gusaba imbabazi sinshaka kuzamuza nawe agume muri Malawi ndi mu Bubiligi harimo ibirometero 10,000 ntano azagena hano uburozi bwe yanyohereza oya buriya bungere ashaka ko ko anyita tumuvugaho umurozi Pastor anyita ashaka umurozi guhitinga arashaka guhitinga kandi ntabwo Ariko uzahitinga ku se izina ariko ryanjye iyo hit oya ariko tuzamuvugaho natwe ko nta kindi tumaze hano uri muri Malawi njyewe namumenye umva Brian une seconde 2 minutes okay 2 minutes DJ ashimama kidoguski umva nkubwire namumenye bari kumwita ko ari intera hamwe ngiye kumuha Paul ariko Paul yanjye izamo ibibazo izamo ko ngiye kumutereta uri umubyeyi mukuru ufite abana batanu hano hari ababebi bafite amataye yabo bafite nyashi bafite inzobe zabo nk'umugore wanjye leko topika leka sota najya kugushakaho ibiki wowe Nuri wako wakwisha last year yagarutse amaze guhitinga amaze kubyara arashaka kuza kumbyariraho nanjye Pastor ngaho fata amazi unywe Pastor fasha amazi ngiye gufata ji nukuri kw'Imana reka mbabwire reka yavuze ngo umva kuno yanarambiwe yaragiye aravuga ngo umva DJ Brian ngo ababyeyi ngo mfite ngo i Burayi ngo bazanyirukana hanze ngo nabo bagiye kunyirukana ngo ndacumbitse ababyeyi banje naba white one bankunda kuri Gigi nawe mana yanjye none se basi Gigi jewe ariko nanone ikibazo mfite Gigi byibuza ajya avuga ko yagiye ngo muri Malawi ngo aparamiye igikamyo buriya nawe baba bamubeshyera ni ibintu by'amatiku biba biri aho ngaho buri umwe afite ibyo yaba yaranyuzemo nawe ubwo ngubwo ibyo bamuvugaho ubwo ni ukuri ariko rero ikibazo nta bintu bitarangira umwaka urarangira aje kungaruraho ibintu oya nawe narekeraho basohora hehe umwaka washize yaravuze kandi ntacyo wigeze umusubiza kandi nta bintu ngewe reka rero nkubwiza ukuri nge nizera ko niyo n'abafitanye ikibazo n'umuntu kigeraho ngo kikarangira mushaje mwaturekeye ikibuga mukagenda ko mushaje abajene ko ikibuga ari icyacu mwabakecuru mwe mwaturekeye ikibuga mugatumuka ibaze DJ ibaze nukuri kuwiteka Imana yo mwijuru umuntu arindira umva arindira mama Rusi reba noneho ndi kukuvuga ndasimbutse bazaze bakurebe mu Bubiligi batembereze bicare mu sangire uvuze ibaze umuntu sibyo reba umuntu sibyo umuntu winjira no mu buzima bwawe bwanjye na mama n'ababyeyi banjye sibyo urumva uyu muntu ari sawa reka ngwitangazo ribaha ngaha mu Bubiligi ntabwo ari muri Afurika ngo birukane umuntu asohoke mu nzu bwira mami abibabwire mu gifurama mami njo bambe mu frama la prota libra njo mama njo bambe mama wanjye arambwira ati ngo ntabwo yata umwanya ku muntu yeke speak mama speak here in 3 minutes aravuze ati ngo ntabwo yata ku bantu bashaje arabiza umuhungu we ko ari class ngewe nisiga parpe wakorera ukwezi amezi 2 nisiga Tom Ford number 1 igura amayero 2,000 wazayakorera hashize imyaka 3 ngira abantu banje bankande wanga urebe intare zimanuka hanga ucanganikirwa mbwire ngo mu nkande urebe bamanure amalion urebe bari fuhe ry'abamanure na Gigi rero muzamuzamure mu muhereza amagift base mu mushimisha murabona abakecuru n'abasaza twe turabaje Gigi nubwo ari inshuti yanjye arambabaje kuba yagaruye bino bintu byari byararangiye nanjye birambabaza agenda mu bamama bose ahangaha muri TikTok yanduza izina ryanjye yavuye kwa mami Rusi amwanduje aza kuri nje kunyanduza ndakurahiye mimi nikasopo
ako Fire. gategura akomeza ajye icyo kwa ukabona Mamirusi ajye gashobotse kuba ntabwo diakoni wiwe. wabimenya ni nk'uko n'ubundi natwe twese tuba twumva ibyo aho ngabo Mamirusi nawe arashobotse pe ahubwo ni bya bindi nyine tugenda twumva agende buri kube mu munsi diakoni kwa se Mamirusi. baramubeshya Njyewe reka nabe na nkubwire, pasa ni ikintu kimwe cy'umwaka umwe gihora kiza kigaruka ariko wowe ni mubi buri urumva munsi seri gatoya nshyashya n'ubundi ibintu ari turi kwa Kim tuzamu ibintu noneho njyewe rero mana niba ariko nakunda gukoresha TikTok cyane Mamirusi se we yakoze oya mumureke Mamirusi umureke mami wanjye ahangaha pasiteri wanjye hano turi sister kwa wanjye Pastor Kim sister wanjye bakwihoreze. bogari wacu mwibuke ko turi mu buryo bw'umwuka ntimugerageze kwataka umuntu hano mwibuke ko turi mu mwuka pastor ntabwo turi mu mubiri turi mu mwuka pastor Mamirusi bamureke Mamirusi reka nkubwire turi mu niba utazi mwuka turi mu kwivugira mwuka byo nzi kuvuga cyamike muharayo ni mwese mubireba Mamirusi muherayo ni hano mubireba ngiye ngimanure ariko Wese pastor ufite. umva ni ukuri ntuzongere gutuma hari umuntu nanone wangiza izina ryawe aryangiriza n'abandi bantu sibyo umuntu nyine ibyo ngibyo ibi byo byari bikwiye pe ubwo nyine numvaga ibintu byabaye umwaka washize byararangiye twese abafite uko babivugaho babivuze ibintu birarangira nawe rero kubigarura none wenda akanabigarura ndatekereza ko uyu Gashumba last year bya bintu biba ntago yari ahari uri kumva yuko we rero waba yaragiye akamushuka akamubeshya aba yaragiye akamuhereza verisiyo yiwe nziza akanga wenda nko kuvugisha ukuri ko ukuntu ibintu biba byaragenze ugasa hano hari abantu bagenda bakavuga abandi nabi bakangisha abantu nabi umuntu akakwanga mutarahura mutarahuza mutaravugana so rero ndi kwibaza ko rwose Gigi nawe ni umumama ejo bundi nabonye kuri TikTok yiwe ameze nk'umuntu ubyaye vuba ufite akabebe gatoya ni ukuri kw'Imana gushaka kumucaho umwana umuvuga. Gigi nawe rero ndi kwibaza yuko niba afite n'umugabo ntabwo umugabo we yakwishimira kubona umugore we aba ari guhora mu tuntu nk'utu ngutu tw'amatiku kuko abagabo bakunda icyubahiro na Gigi rero nawe na cooling down nta bintu bitarangira niba ari n'ikibazo yazanaganira bikarangira muka Gigi ni mukuru wa Congress ni mukuru wa Congress ni muri umunani ari yewe ndumva ari fani ntabwo rero ni ibintu by'imiryango nyine bose ako gashaka kandi rero nibareke kuza gusambira kuri pasta niba bareke kusambiraho pasta please ndarangije DJ reka nisekere kipenzi cya watu ibarinde ijoro ryiza mwese ijoro ryiza kandi mahirwe amagifiti nanjye nigiye kwiryamira mubabwire ngo kipenzi cya watu kangukandeho sheri wanjye yego kipenzi cha watu mimi ni kipenzi cha watu. DJ urakoze cyane nukuri pasta bino bintu kubera ko nanjye urabizi ko Gigi twari twaragupfuye kubera kukuvugira nanjye twarabishoje turiyunga ubu turi inshuti sinumva rero ko yabigarurira kandi abantu twari twahuriye muri saga yiwe nawe twarabishoje sinzi impamvu yaba yabigaruriye saga yarabaye Kim sinavuga ndaceceka murabizi kuko urabizi ninjye twarashwanye turashwana turatukana ranuka nanjye ndamutuka turiyunga kuko nta kintu twari turi gupfa nono ibaze none arimo kugenda ku ruhande abwira abantu ngo banyange bakora iki bange wowe kandi shawu ugira ibintu by'ibigini bikunda kumutera nijoro yakaje ukamusengera hari ibintu by'ibigini bihora bimuniga nijoro uvuze neza ibyo bigini birakwica wa mubyeyi we nutazanga usenge ninjye muri uyu mihanda ushobotse nanjye ngira umunwa usumba ivugiye ariko niko nyambwiye ngo ibintu bimunigagura nijoro ngo bikaza no mu madirishya duhurire kwa Gashumba Pastor watumanuye sawa katujya kwa Gashumba Gashumba ngo ikibazo ng'amakuru nanjye bijya bimuniga oya haniko ariko njye niko yambwiye ngo ibintu bijya bimuniga noneho abakeka ko iyo bitavuye kwa Congress sinzano akoresha n'ibintu by'umunyu byinshi akarara nyine abishyize mu nguni akanasenga ariko nyine n'ubundi bigini ngo hari igihe birara bimukubita noneho rero njye namugira inama akaza bakamusengera
ibyo uyu bigini mumama bya witwa Congress Vava bahora uyu mumama mwoherereza witwa Vava wo mu Burayi witwa Vava wo muri Amerika bamunyangishije atangira kunyanga kubera ayo magambo y'ibintu yagiye yumva bihabanye. Uyu mumama atangira kunyanga nta kintu dupfa. Mama Vava Vava ni hano inshuti ya ngwino, Gigi, Magara ni yes, marene wa Gigi. aranyanga kubera iyo Gigi. Reka nkubwire Mama Vava, nta kintu dupfa wa mubyeyi we, nta kintu dufitanye nawe gatoya. Imana yo mwijuru kugirire neza, njye byanjye nkoze izina ryanjye riri clear. Mushuti wawe wumvishe ko afite ibintu bimuniga, buri joro tujye gusenga Imana yo mwijuru imurinde. Bibiliya avuga ati ngo musenge abanzi banyu. ngo hazi ibintu ngo by'inzoka maze ngo by'inzoka n'ibintu umva ibintu biteye ubwoba, ariko abavuga ngo ni nuzu bimwoherereza wa mugore mukuru we witwa Congress. Rero njyewe numvaga yazajya aza n'undi ukamusenya kuko nose ko yavuze ngo uri umurozi niho bimwohereza, kubera ko njye nari ndi hano nyine nakataje uri kunsengera ahita nyandikira inbox ngo umva ngo aho ngaho ngo gashunga kubwo wagiye mu biki koko. Bandamubwira ati ndi hano buretse mbabanze bansengera, ahita ambwira ngo ya ngo aho ngaho ngo uzi uwo mugabo imyuka agira ngo izagukoraho. Ndamubwira ati reka nyine ndabyihora nyine nigira nkaho nabyumvise. Rero kuko rero namaze kumva ibintu byambayeho ndavuga se ibyo bigini ibyo byatumye nshaka kuboroga nyine, ariko ubundi abisanzwe nyine agira ibintu birara bimuniga bimutera. Urumva mama umva mubwire nakodeka ndeke kuvuga ibintu byinshi. Gashumiwe ubu ndeba ubwenge bupfiki kano kanya. No, ariko kuki we yagiye kuvuga akadudu ka pasiteri wanjye. Jewe ubwo ngubwo twahise tubisesa. Ubu ngewe muzamubwira amabanga yanyu, niyagira umuntu muvuga nkunda nanjye mbivuge. Kumbe ara ibintu bimuniga mubwiye ngo aze musengere. Njyewe nitwa Pastor Kim kipenzi kya watu. Vava nakuzamuye wanze kuzamuka. Afite n'ibibazo by'umugabo we, afite ibibazo byinshi cyane. Umugabo we nagajya ba mu rugo. Warekeye aho Gasho. Nibyo najya ba mu rugo reka avuge. Ngo basa nubwo erega njye reka gato Kim urindira baramvuze urabiza amajo twaraye tugenda ijoro ryose barara bamuniga reka musengera nje kumusengera kindi pasiteri. Umugabo we ngo aranyina aragenda akagaruka nye umva afite ibibazo byinshi ngo iwabo w'abana bandi bakuru ngo bagira ibintu by'ibigini bahora bashaka kubica, mbese ibintu nk'igihombi. Rero nawe numva umuntu ufite iyo miruho n'ubundi ajya kwishyiraho imiruho y'abapasiteri nta nubwo yanamenye ibimuniga aho bituruka. Mama Vava nukuri sinkwanga ndagukunda, nkunda nako gasura kawe, uri umubyeyi mwiza cyane, numva uko uvuga uri umama mwiza sibyo. Ndabizi ko bakunyangishije sibyo, ariko ndabizi babarira bamaye amakuru, ariko sindi umuntu mubi wibera muri Amerika nibera mu Bubiligi. Imana ikumera umugisha, nashaka kubikubwira nabyo mbuhoke. nta muntu wakunyangishije pastor, ni ukuri ntago umuntu yavuga. Ntago wabivuga kubera ko uri umumama mwiza, sinakube uri imfura. Ni kimwe kandi urakizi twaranabishwaniye birashira sibyo. Nta muntu wakunyangishije pe. Naraje mpanurira uwitwa Papa James, ndamuhanurira, maze kumuhanurira ndabizi ko byagenze ariko byararangiye, ariko ndagukunda nta kintu ntwaye, nanjye nta kiti. Imana yo mwijuru kwihera umugisha mu byeyi. Nukuri nanjye nta kintu ntwaye kandi ntago nakwanga umuntu sinkuzi ntunzi, ubwo se twaba urakoze cyane mama. Gusa akantu gatoya wenda kuko nzamuyeho nanjye kamvuge byango n'ubwa mbere nzamutsa, kubera ko ufite ayo mavuta y'ubukozi yo kuba umukozi w'Imana ni byiza. Icyo ni ikintu cya mbere ufite ki wenda wadafite abo muhanganye badafite. Niba ko kuri umukozi Mama Vava wari urahanga kuva kare before kuvuga sibyo. Mama Vava uvuga tumusobanurire sibyo, reka ngusobanurire ibintu byabaye umwaka ushize sibyo, hashize umwaka umwe n'igice sibyo. Nari impari rwose ibyabaye, nari impari ndaceceka sibyo, sinagira icyo mbivuga sibyo. Nitwa Skama, nitwa amazina, ndongera ndaza nkorera Imana sibyo. Godfather no wambwiye ati keep it up, go and serve God sibyo. Noneho ejo bundi Mama Vava abakobwa abo bantu navuza ngo amazina banyandikira banyohereza amafoto bambaye ubusa sibyo. Mama Vava unyumve nk'umuntu, nunyumve nka pasiteri sibyo.
mpita ndeba ishusho ya mbere naganiriye n'uriya mu mama sibyo ukuntu byagenze ngiye gufungura YouTube sanga bankoreye live iri kuri YouTube arimo kuvuga byasaga tena ko afite ubwambure bwanjye urabyumva ibintu byarangiye umwaka ushize araza aragira arabihagurukira sibyo ubu koko mbiceceke sinze kubibwira abantu bankurikirana nk'ubu ngubu uhagaze hano kuri pano arakuzi muri inshuti sibyo ahise kwandikira ngo vava uzamutse kuri uyu mupasiteri uyo agiye kuguteza ibizimu urabyumva neza mama